nguko kwiyiriza ubusa akamaro kabo, ngo kwiyiriza ubusa bidufasha guhangana n'imyuka mibi cyangwa se bidufasha guhangana na Satani n'umuntu witoje. Ndagusaba kujya nawe ugira ubwenge kandi ugire kwitoza, ugire imbaraga zo gukora iki kintu kugira ngo uri guhangana na Satani. Bakristo bavandimwe tubana mu ijambo ry'Imana, mbanje kubasuhuza bazaniye ijambo kwiyiriza ubusa kugira ngo dusobanukirwe ese ni gute twabasha kwicisha bugufi ku Mana yacu, kwicisha bugufi imbere yayo. Bararikiye gukurikira kugira ngo tumenye byinshi kubaha Imana. Kwiyiriza ubusa ni igikorwa umuntu akora kugira ngo yiyegeranye n'Imana, yicishije bugufi kugira ngo abashe kugira icyo ahitakambira kugira abashe kumwumva. Kwiyiriza ubusa ni ukwicisha bugufi imbere y'Uwiteka no kureka iby'umubiri udusaba, maze tuhabonera imbaraga zo guhangana na Satani mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Kuko duhangana na Satani, ngaha dukura imbaraga, ngaha dukura ubushobozi bwo kugira ngo duhangane n'imyuka itagaragara. Mu gihe wiyiriza ubusa hari ugutakambira Imana kuko wababajwe n'ibyaha, ukaza ugatakambira Uwiteka uti Mana mbabarira, naracumuye, Mana mbabarira, naratandikiriye. Bityo Uwiteka yakubona na gutakamba kwawe no kwicisha bugufi. Hari igihe waba ufite ibiteye ubwoba, ubona bakugambaniye ngo ntubaho byinshi, bikagutera kwegeranya n'Imana, ukavuga uti Mana ntabara, ahangeze simbasha gushobora, Mana ntabara, ahangeze ntacyo nakwishoboza. Usibye kwicisha bugufi ugakora imirimo, ugatabara. Ushobora kugira ngo ubashe kwiyiriza ubusa, hari byinshi tunyuramo, hari byinshi bitugora, hari byinshi dushobora kubona ko bibaye iherezo tudafite uburyo tubikoraho, aho abantu baba bananiwe, aho abantu baba, ugafata umwanya ukavuga uti Yesu Kristo twishyize mu biganza, aba ari wowe ugira icyo ukora kuri ibi byananiye umwana w'umuntu. Ubundi Yesu Kristo arazirikira mu gutabara n'abatari bamuzi bakagarukira ku kwiyiriza ubusa. Rero ni igikorwa kigomba kuduhindura tutitaye ku mpamvu itumye tubikora. Kabe niyo waba utababaye, kabe niyo waba utagize ikindi ubaye mu buzima bwawe, ni igikorwa kigomba kuduhindura tutitaye ku gitumye tubikora. Ndaza kubasobanurira impamvu. Ntabwo ubabaye, ntabwo ufite ikibazo runaka ari ukwiye gukora ibi bintu, ariko birakwiye ko niba wahuye n'intambara zishobora kukugora, ubona ko nta gisubizo ufite, kwicisha bugufi imbere y'Imana ugasaba Imana. Ariko birakwiye ko noneho nawe udafite ikibazo, nawe udafite ibikugoye, ubona waburiye ibisubizo, kuko bitabura kubaho. Ntabwo ibihe bihora ari bimwe. Hari igihe ufite umunezero, hari ikindi gihe wumva umeze neza, ariko hari igihe ubona bije bigoranye ukagira ikibazo cyane. Bityo rero ntawe uri mu munezero, nkamubwira impamvu yatuma ufata uyu mwanya ukiyiriza ubusa, nkamubwira impamvu yatuma wiyegeranya na Yesu Kristo, nkamubwira impamvu yatuma ugera mu kirenge Yesu Kristo yakoze ubwo yamaraga iminsi 40 akarya cyane. Burya mu mitima yacu habamo intambara zidashira. Mu mitima yacu hari ibirwaniramo hagati y'umwuka na kamere yacu y'ibyaha twakomoye kuri Adamu. Bibiliya ibivugaho neza cyane. Kuko kamere yacu irarikira ibyo umwuka yanga, n'umwuka ngo kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, ibyo birahabanye. Kuko kamere yacu irarikira ibyo umwuka yanga, kamere yacu mu mutima irarikira ibyo umwuka yanga.
cyagiye uzakomanga ugiye gukora ikintu kibi, ugakomangwa n'irindi jwi runaka atari uko umuntu ukubwiye, bikiremera mu mutima wawe, bati have iki ni kibi wigikora. Kamere yacu iraduhatira gukora ikibi, ariko Umwuka Wera ibyo yanga akatugarura gukora icyiza. Ibyo biri kurwanira mu mitima yacu, ngibyo bidutera kujya kwiyiriza ubusa, ngibyo bidutera kwicisha bugufi kugira ngo Imana ibashe kudufasha guhangana n'iyi kamere. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora ngo atari byo mukora. Imitekerereze ya kera mibi ibangamira ibyiza Imana ishaka kudukorera. Imitekerereze y'ibyaha, imitekerereze ya kamere yawe, naho Satani adufatira akadushuka, akakwereka ibigaragara biryohera cyangwa se bigushimisha by'ako kanya, ariko Umwuka Wera akaza akubwira ati have. Ni ukuvuga ngo imitekerereze yacu cyangwa se kamere yacu irimo irabangamira ibyiza Imana ishaka kudukorera. Iyi ntambara yo mu mitima tuyitsinda ari uko twemeye ko Umwuka Wera atuyobora. Usabiye kunesha intambara yo mu mutima, usabiye kunesha intambara irwanira mu mutima wawe igatuma ukora ikibi, ndabigusabiye kugira ngo Imana igufashe kandi mu Bagalatiya ibice 5:16 tuzabihasanga. Bityo rero uku kwiyiriza ubusa bifasha umukristo guhangana na Satani nk'umuntu witoje neza. Nguko kwiyiriza ubusa bidufasha guhangana n'imyuka mibi cyangwa se bidufasha guhangana na Satani nk'umuntu witoje neza. Haleluya. Ndagusabira kugira nawe ugira ubwenge, kandi ugira ubwenge bwo kwitoza, ugira imbaraga zo gukora iki kintu, witoreze mu kugira ngo ubone uko uhangana na Satani. Ibi rero ntabwo dukwiye kwiyiriza ubusa ngo tugaragarize abantu umubabaro kugira ngo twicishe bugufi ku Mana. Tugomba kugira ubwenge. Ntidukwiye kubikora ngo tugaragarire abantu nk'abanyamibabaro, kubwo kwicisha bugufi Umwami wacu dukoresha ubwenge twiherereye. Data uri mu ijuru ureba ibyiherereye azamanukira kudutabara. Data uri mu ijuru ureba ibyiherereye azamanukira kudutabara. Twifashishije ibyanditswe, uburyo abakera biyirizaga ubusa bikabagira umumaro. Nineve umujyi waho wari mubi cyane bikabije. Uyu mujyi waje kumenya ukuri, urihana, maze bahindukirira Imana. Kwiyiriza ubusa byabaye imbarutso y'ububyutse bukomeye mu buryo bw'umwuka. Nineve barihana kubw'imbaraga bakuye mu kwiyiriza ubusa, kubwo kwitoza kugira ngo bahangane na Satani. Uyu wari umujyi w'ubugome wuzuye ibyaha, ku buryo kwiyiriza ubusa byashyize iherezo ku bibazo by'imibanire hagati y'abantu byahumanyaga imijyi bikayisenya. Nineve yari imaze kurimbuka, yari imaze gusenyuka kubw'ibyaha by'abantu. Niyo mpamvu rero kwiyiriza ubusa bigomba kuduhindura. Abakristo bamwe ntibazi neza niba uyu munsi basabwa kwiyiriza ubusa cyangwa se ko batabisabwa. Hari abagitibye ba runaka, birahari. Nyamara Yesu yadushubirije iki kibazo igihe yari kumwe n'abantu benshi kwa Matayo. Abafarisayo banenze umunsi mukuru wabereye mu rugo rwo kwa Matayo, kuko Yesu yari kumwe n'abasoresha hamwe n'abanyabyaha. Abafarisayo batangiye barazamura bati, yewe ibi ni ibiki? Twebwe turimo turiyiriza ubusa, ariko abo uri kumwe nabo barimo bararya bakanywa bagahaga. Abafarisayo basumira Yesu Kristo. Turebe ukuntu Yesu yabasubije. Iki gisubizo Yesu yatanze ni ubutumwa bureba umuntu wese uhari ubu ngubu,
kugira ngo amenye neza ko nawe akwiye kuba ari mu mwanya wo kuba yafata umwanya nawe akiyiriza ubusa. Yesu ati, mbese mwabasha kwiyiriza ubusa abasangwa barikiri kumwe n'umukwe? Arashaka kubabwira ati, ese abantu turi kumwe barabasha kwiyiriza ubusa bate bakiri kumwe n'umukwe? Yesu agiraga amagambo akomeye cyane. Arabasubiza ati, icyakora iminsi izaza ubwo umukwe azaba yabavuyemo, ngo nibwo baziyiriza ubusa. Arashaka kubabwira ati, igihe nzaba ntakiri hano ndangije umurimo wanzanye, bizaba bikwiye ko ufata umwanya ukiyiriza ubusa. Byumvikane kugeza ubu na bugingo n'ubu ngubu, na mbere byarakorwaga, ariko Yesu ukurikije uko yabivuze hano, biragaragara ko yavuze ko kwiyiriza ubusa utangiye igihe ngiriye mu ijuru kugeza igihe nzagarukira. Kristo nawe aya magambo ni ayawe, kugira ngo tumenye uyu mwanya turimo, kandi tumenye naho dukura imbaraga zidufashe kubaho mu buzima. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu Kristo ataragaruka, kwiyiriza ubusa birakenewe mu bugingo, kuko niho dusubirizwa, niho dutangirwa imbaraga, niho duhangana na Satani tumeze nk'ababyitoje. Kristo rero twabanye muri iri jambo, numvise neza imbaraga dukura mu kwiyiriza ubusa. Niba utabikoraga nawe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ufate umwanya. Niba hari ibikugoye, niba se wumva hari icyo uburiye igisubizo, fata umwanya wiherere maze usenge, ubwire byose Uwiteka ibikugoye, kuko Imana ubwayo iradukunda, ntabwo yadutererana. Mubikore kugira ngo ushimwe n'Imana, kugira ngo idusubirize ibyifuzo byacu. Kadusenge. Uwiteka Mana yacu, utanga impano nziza. Namwe ubwo waduhaye impano yo gusenga, turagushimira. Nawe ujye uduha imbaraga zo gukora no guhangana na Satani, aho mu mitima yacu hahanganiramo kamere ihangana n'Umwuka Wera. Turakwinginze ujye ubasha kuduha umwanya wo kwihererana nawe, kugira ngo ibiri muri twe tubashe kubinesha. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mana ikomeze ibarinde kandi ibakomeze, kandi nshimira abantu dukomeje kubana muri iri jambo batwandikira. Turabashimiye cyane kuko dukomeje gukunda izi nyigisho. Natwe dufashe dukorere subscribe na like, munabisharinga ku bandi bantu, kugira ngo ubu butumwa bwamamare hose kandi bugere kure, bukomeze abantu kandi bufashe abantu mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo Yesu nagaruka tuzahagarare tudafite n'uburiganya bwa Satani. Imana ibarinde. Murakoze.